kuko nvango gusezerana n'abantu babiri bajya gusezerana ugasanga uri wenyine nvango bisobanuye ko niba uri umugabo nta rugo ufite niba uri umugore ufite ibibazo uko urimo urasezerana ko sezerano ni abantu babiri cyo bita bilateral contract ni abantu babiri basezeranye n'isezerano ryo mu Rwanda ryemera kandi bari badahuje mwari umugabo undi ari umugore amahoro kurota urimo wowe ubwawe ari wowe urimo wisezeranya cyangwa wambaye agatimba buzo musezerana niba uri umugore menya ngo nta rugo ruzima ufite niba uri umugabo menya ngo nta rugo ruzima ufite niba uri umusore gushaka bizagukenyeza bizakurusha wirukanka undi mu buryo bwumvikana urakoze cyane Silas Imana guha umugisha reka twishyikirwe gusubiza ikibazo cy'umuntu watwandikiye nuvuga ngo ubundi muri make ikintu kitwa kurota ukoze ubukwe ubwabyo sinzozi nziza pe sinzozi nziza ubukwe muri rusange noneho kurota ubukwe sinzozi nziza ni ikimenyetso kibi kandi gishobora kuba ari kibi cyane cyangiza kikaba cyakwangiza n'umuryango rimwe na rimwe bityo rero iyo urose ukora ubukwe byerekana ko mu buryo bw'umwuka ufite ibibazo bikomeye ubwo ntiturasha gusobanura wakoze ubukwe nandemeze bite ubwabyo kurota ukora ubukwe kamwe muri amagambo kurota urimo ukora ubukwe ni ikimenyetso cy'Imana nagira ngo twongere tugaruke inyuma twabwiye ko Imana ivugana n'abantu mu nzozi no mu iyerekwa so rero kurota ukora ubukwe ni ikimenyetso kitari cyiza kiguhishurira ko ufite ibibazo mu muryango wawe mu buryo bw'umwuka ndetse kikwereka yuko ugiye guhura n'ingorane zizagushyira hasi mu byo ugenda ukora byose rimwe na rimwe iyo urose n'ubundi muri nzozi hari nk'ahantu ho mu muryango wawe ukwana nibura nk'umugabo cyangwa n'umugore wawe ibyo bivuga ko ugiye guca mu mubabaro kumva wongeye kurota wongera gusezerana n'umugabo cyangwa umugore wawe Imana irakuburiye mu nzozi ngo ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka kandi ugiye guhura n'ibintu bizakubabaza n'ubuzima bwawe bwose icya kabiri biba byerekana yuko hashobora kubaho umwe muri mwe agiye gupfa inshuti z'umusaraba twongeye kugaruka tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana kandi imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri mwebwe muri aka kanya tugarutse muri wa mwanya wo kongera gusobanukirwa ikintu cyitwa inzozi ariko reka tubasuhuze turabashujeho muri hose hirya no hino ni Silas bashuhuje n'imbere aha turahareba mushumba wacu Rev Ntambabazi dushima Imana ko twongeye kumubona turi kumwe muri uyu mwanya kandi agiye gukomeza kudusobanurira ibintu byinshi mushumba wacu turagira ngo ukomeze gusuhuza abakurikiranye umwuka wa ministries urakoze cyane Silas ndagushimiye twongeye kwisegura ku banywanyi bacu inshuti zacu tumaze igihe tubasha gukora kubera nyine impamvu zitandukanye muri iyi si ya none tuba turimo ariko tubiseguraho tunagusaba ngo niba wumva ugize amatsiko yo kumenya icyatubujije gukora ce mu gikaro duhamagare tukubwira ariko Imana yacu irahari zo kudufasha amanyura nijoro turabiseguyeho cyane rero abantu b'Imana abari Burayi ari muri Amerika bari muri Canada bari Kigali abakundaga ubumwe bw'abera ministries bakunda iby'inzozi nuko twasobanuraga nabo nyenda bandika mo tubabarire ariko turagarutse kandi Imana niyizi byose murakoze cyane abashuje rero asaba imbabazi ariko kubw'impamvu nyine runaka yavuze ngo muza cyo mu gikari tubasobanurire reka dusenge kugira ngo dukomerezeho twumva byinshi Imana turagushimiye ko ushoboye byose uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa inzira zose urazizi aho byari byaragiye tutagaruka ariko tukaba tugarutse turabigushimiye ko byose bikoze rero ukomeze kubana natwe muri uyu mwanya tugirire neza muri byose mu izina rya Yesu amen nyakubahwa mushumba twongeye kugaruka muri aka kanya nyine nk'uko wari mu kubivuga abashaka kumenya byinshi bazakubaze cyangwa bazakomeza kugenda batubaza Imana ikomeze kubaho umugisha ariko nyakubahwa mushumba tugira ngo twongeye tukubaza ikindi cyerekeranye n'inzozi nkuko mu minsi yashize twari turi mu nzozi kandi wagiye dusobanurira byinshi tugenda tubimenya tunabyumva ndetse ariko nkuko abantu bagenda babaza n'ibindi bagenda basobanuza n'ibindi
nk'urugero ikibazo nakubaza nk'urugero nk'umuntu iyo arose akora ubukwe ariko atareba uwo babukoranye, nk'umukobwa akarota yambaye ikanzu ariko atareba umufiyanse w'umugabo, ibyo byo wabisobanuraho iki kugira ngo abantu basobanukirwe cyane kuri icyo kintu? Ubundi mu buryo bwumvikana urakoze cyane Silas, Imana iguha umugisha. Reka dusubikirwe gusubiza ikibazo cy'umuntu watwandikiye. Nuvuga ngo ubundi muri make ikintu kitwa kurota ukoze ubukwe ubwabyo si inzozi nziza pe. Yego. Si inzozi nziza ubukwe muri rusange noneho. Kurota ubukwe si inzozi nziza. Yego. Yani ikimenyetso kibi kandi gishobora kuba ari kibi cyane, cyangiza kikaba cyakwangiza n'umuryango rimwe na rimwe. Yego. Ya bityo rero iyo urose ukora ubukwe byerekana ko mu buryo bw'umwuka ufite ibibazo bikomeye. Yego. Ubwo ntiturasha gusobanura wakoze ubukwe nandemeze bite, ubwabyo kurota ukora ubukwe kamwe muri amagambo kurota urimo ukora ubukwe ni ikimenyetso cy'Imana. Yego. Nagira ngo twongere tugaruke inyuma twabwiye ko Imana ivugana n'abantu mu nzozi no mu iyerekwa. Yego. So rero kurota ukora ubukwe ni ikimenyetso kitari cyiza. Yego. Kiguhishurira ko ufite ibibazo mu muryango wawe mu buryo bw'umwuka, ndetse kikwereka yuko ugiye guhura n'ingorane zizagushyira hasi mu byo ugenda ukora byose. Yego. Rimwe na rimwe iyo urose n'ubundi muri izo nzozi hari nk'ahantu ho mu muryango wawe ukwana nibura nk'umugabo cyangwa n'umugore wawe, ibyo bivuga ko ugiye guca mu mubabaro. Mu mubabaro. Kumva wongeye kurota wongera gusezerana n'umugabo cyangwa umugore wawe. Yego. Imana irakuburiye mu nzozi ngo ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka kandi ugiye guhura n'ibintu bizakubabaza n'ubuzima bwawe bwose. Yego. Icya kabiri biba byerekana yuko hashobora kubaho umwe muri mwe agiye gupfa. Umwe muri mwe. Ariko iyo waramutse usezeranye n'umuntu musanzwemo n'abantu. Yego. Ukabibona usezerana n'umuntu musanzwemo n'abantu. Yego. Byo nta kibazo byaba bitwaye. Nicyo bivuze nyine. Hari uko ubona usezerana n'undi turaza kubiganiraho n'ubundi muri party. Ntikiza ko ari nko urazenda kubifasha unyibutse. Nko gusezerana kurota usezerana ukorana ubukwe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Icyo gihe bisobanura ko ari ibibazo mu muryango, ari intambara mu muryango kandi ko Imana ikubure hakiri kare. Yego. Noneho gusezerana n'undi muntu utari umugabo wawe byo bavuze ngo cyangwa no utari umugore wawe, byo bisobanura ko umwe muri mwe ashobora gupfa byanga byakunda. Yego. Ukaba washaka ubundi buryo. Ngira ngo naho ngaho naho ngaho uradusobanuriye kuri ibyo, ariko hari no urota abona yambaye agatimba ariko nta mufiyanse abona, atabona umugabo uruhande rwe. Ibyo byo yabivuga hirya. Uwo naho ni umwuka Imana ibigushire ko muri hari umwuka mubi wakwatatse. Yego. Wo kuba ugomba guhura n'ibibazo mu buzima. Yego. Kuko mwasezeranye ntiwamubonye kandi ubundi nta wisezeranya birumvikana. Yego. Icyo dukwiye kumenya ni isezerano ni iki. Turitangukana ko yakoze uko yasezeranye. Uvuga ngo wedding gusezerana nuko habaho indahiro yanjye n'undi akagira indahiro yiwe. Yego. So gusezerana rero amasezerano imbere y'Imana cyangwa muri leta ni amasezerano akorwa n'abantu babiri benda kubana. Yego. None icyambere twaze kubona ko abantu basanzwe banabana n'ubundi kumva wongeye gusezerana nawe yavuze ngo cya kibazo ngo cy'ibibazo by'intambara muto intonganya byaragezo byose kutaho ngaho, ariko nuvuga ngo gusezerana n'abantu babiri bajya gusezerana ugasanga uri wenyine. Nuvuga ngo bisobanura ko niba uri umugabo nta rugo ufite. Yego. Niba uri umugore ufite ibibazo kuko urimo urasezerana, ko sezerano ni abantu babiri. Cyo bita bilateral contract. Yego. Ni abantu babiri basezeranye n'isezerano ryo mu Rwanda ryemera. Kandi bari bafoda badahuje, mwari umugabo ndari umugore. Umuro kuro turimo wowe ubwawe ari wowe urimo wisezeranya cyangwa wambaye agatimba buzo musezerana. Niba uri umugore menya ngo nta rugo ruzima ufite. Niba uri umugabo menya ngo nta rugo ruzima ufite. Niba uri umusore gushaka bizagukenyeza bizakurusha wirukanka. Niba uri umukobwa uzarinda uvunike uzajya kugera ku mugabo ibintu byabaye intambara. Yego. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye. Nigeze kubona umuntu umwe aje gukora ubukwe
umufiance we mucika mureba kandi bari kumwe aravuga ati ndaje nguki mu rusengero rumwe bari baje gukora ubukwe mu rusengero icyo gihe nanjye nari mpari umufiance umwe asa umugabo arasohoka azoga nk'ugiye hanze bayoberwa hanaciye umugeni arakomera barategereza baraheba rero nabonye ibyo ari ibintu bikomeye uwo ngo yagize umubabaro mwinshi cyane kandi n'ubundi bari bazanye ariko ndibaza ko nk'ibyo udusobanuriye kuba umuntu arota wenyine abona yambaye ikanzu cyangwa yambaye ikote nta muntu bari kumwe bazagirana amasezerano numva ari akaga gakomeye ariko se mwaho ngaho ubwo nk'umuntu abibonye gutyo yakora iki kugira ngo ibyo bintu abonye arebe ko yacika ako kaga karimo hagati muri ubwo buzima bwe? Erega ikintu cya mbere ni ukubanza umuntu akabanza akakira Kristo umwana kubanza kwakira Kristo mu buzima bwawe. Yego. Iyo umaze kumwakira ngo ushobora kubohoka mu bintu byose. Utaramwakira ntibishoboka. Yego. Utaramwakira ntibishoboka, ntibikunda, ntibyemera. Nuvuga ngo kigiye ngo yaramusize nyine niko bameze ariko arayabirose ariko. Rero turi ku inzozi twasobanuragaho neza cyane. Noneho kurota ikanzu wari kwambara y'ubukwe. Yambawe na mushiki wawe cyangwa uwo muvukana nk'umukobwa ikanzu y'ubukwe bari kwambara kabona yambawe na bene wanyu w'umuryango. Yego. Menya ko aho ugiye gushaka bitazakwemerera bizaba ibibazo. Noneho n'umusore nawe akarota costume yari kwambara yambawe n'undi muntu ariko cyane cyane aho agiye gushaka. Bivuga ngo agirwa n'ikibazo muri urwo rugo rwe kandi bikomeye. Numva ari ibintu bikomeye cyane. Numva ari ibintu bikomeye. Ubwo ashobora kureka gutaha ubwo ashobora kujya muri urwo rugo kubera ko yabonye ari ibibazo cyangwa yakwemera akajyayo kandi yabirose. Kujya ahantu gushyingirwa ahantu burya abantu dukunda kujya ibintu bitandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo akenshi mariage si y'umuntu umwe. Ni imiryango ibiri yegerana. Ushobora kwanga umuryango karakara ati igihe byangiye iki kujyayo. Ariko ntacyo ubwo icyo ukora n'ikisuko utajyayo. Icyo ukora suko utabireka no kushatse kumbaza ngo byakorwaho bite tutarangiza gusobanura ibintu byinshi ariko ko bimeze kose turabwira uko biza gukurwaho. Ahubwo njye use nk'abakomeza hano n'ivuga rya nta muntu wambaye yakanzu hariya. Yego. Itariye. Yego. Byerekana ko umuntu niba ufite ubukwe ariko ukabona ikanzu yambawe n'umwe mu muryango waho washatse. Bivuze ngo nta munezero uzigira muri urwo rugo. Nta munezero. Ntagazigera kubera nese ko bakwambariye ikanzu ubundi bwurajya. Yahitamo kubireka. Icyo twebwe twisubizanye ntabwo yabireka turaza kubuha umwanzuro bose muri rusange. Yego. Nta mpamvu ubundi turota byose. Kereka ari nk'ibyaho kabireka ariko turota byose babwira ngo bamaso senga biveho nta kindi. Ko dufite amaboko y'Imana abasha gukuraho ikintu cyose. Amen. Uko cyaba kimeze kose amavuta y'Imana agikuro kikagenda kikavaho. Yego. Ko bishoboka byose. Yego. Harimo tubona noneho icyo gihe yibonye bakwambariye ikote uri umusore cyangwa uri umugeni wakwambariye ikanzu bivuze ko amasezerano mugiye kuzagira muzagira nk'impapuro ariko umutima wanyu nta masezerano azaba ari nkuko biz dufite ingo ziri gusenyuka kwano nashwanya turisije wakwemeye ubundi nakwemeraga ndi hehe aho ni mugabo wakwemera bego byo mu ngo nawe urabizi nawe urufite ariko wenda rwoye n'uruzima ni rw'Imana ishimwe n'abana afite ingo nziza hamwe barahari ko n'abana afite ingo zabananiye. Yego. Cyo bisobanuye. Ariko mu bundi buryo tuma tunaganira iyo rose warakaye mu bukwe nkajya rutavuga uko yarakaye. Uvuze icyo kintu nibuka ubukwe bumwe natashye ntago mvuga kuko bahita babyumva ariko umugeni tugiye gusaba ibyo bateguye barubimbajije hariya uvuga ngo uyu muntu arose harimo uburyo bwinshi kuba umukobwa yarota ikanzu ye y'ubukwe yambawe na nyirabukwe cyangwa se nyirabukwe yinjiye mu cyumba araramo. Yego. Ni ibintu bibiri ubundi bisobanura kigiye ubukwe umuntu birose n'ubundi n'abantu basanzwe banabana. Yego. Ariko ukabona mbere ko abona wa muntu yambaye ikanzu yawe biravuze ngo urwo rugo ugiye gushakamo nyoko bukwe azagutegeka azafite mu biganza umutima w'umuhungu we ku buryo urwo rugo uzasa nk'ubatse ingo nk'ebyiri. Uvuga ngo ntacyo uziri kuvuga kuri
kuri nyoko bukwe ahubwo uzasanga ari uganza mu rugo rwawe gutegeka kandi atari burubamo no kuburose iyo kanzu uko yambaye n'abaramukazi bawe yego biravuze ngo ikintu bisobanura n'iki nabwo bisobanura cyo gihe nta jambo uzagira ijambo ariko riri munsi cyane ya nyoko bukwe y'abaramukazi bawe ndetse n'abavuka n'uwo muryango muri makeya nturongowe n'umugabo urongowe n'umuryango uzaba igikoresho cyabo ndabyumvise cyane aho niho usanga umugore abura ijambo yavuga bakamucecekesha ugasanga umuhungu ikintu cyose agiye gukora agiye kubanza kubaza nyina byo nyina atemeye ntibikorwe ku buryo udashobora kugira gahunda mwatinda kubyara akaguhagurukira ugasanga ko urugo rwawe ufite utazigera ugira nk'umutekano yego aho wabyumvise ikintu gikomeye ndabyibuka hari umuntu uherutse kumbwira ati nagize ibibazo mu minsi yashize ibyo uvuze nibyo rwose ibibazo rero yagize nibi yari afite umugore ariko nyirabukwe akaba ari umutegeka uwo mugore ageraho ava muri urwo rugo arigendera ntabwo bishoboka n'ubu ageraho arigendera noneho umuhungu aravuga ati se kunarongoye umugore mama wanjye akaba atumye agenda niwe nzarongora ngo afate umwanzuro wo kuvuga ati ngiye ntabwo nakongera kumva ibyo mama mbwira azana wa mugore aravuga ati sinzongera ubu nibwo afite umutekano ngo arabyumva ariko ntabiha agaciro naho mbere yabihaga agaciro ariko ubundi nibwo yaba ari mama wawe ariko ni umugore burya nubwo yaba ari mama wawe ni umugore kuko ugurira igitenge na mama bakagishaka kandi mama wawe niwe nyirabukwe w'umukobwa uri aho ngaho rero ntabwo kwari uguhungurwa ahubwo abantu barasenga bagasenga muri ubwo buryo ko ingo nyinshi nubwo bagira izo yerekwa nubwo dusobanura inzozi burya Imana yabakuburiye ngo mu rugo urimo cyangwa ugiye kwinjiramo harimo ikibazo shaka ingamba ukora ko nturi buruhunge ariko hari ibyemezo ufata nk'umuntu uri muri urwo rugo kugira ngo ubashe gusenya ibyo bintu yego ndabyumvise cyane kuko urumva ko muri icyo gihe wa mukobwa ushatse muri wa muryango agira ijambo munsi y'ijyanyirabukwe baramukazi be barumuna b'umugabo mbega ugasanga ari aho nk'umuntu utagira icyemezo yafata ariko yaraburiwe noneho ku mukobwa ku mugore wamaze kuhagera akongera kurota ikanzu agiye kwambara ayizaniwe na barumuna b'umugabo nabyo bisobanura ko nta jambo azigera agira ubundi wagombye kwizanirwa n'umugabo wawe mu nzozi Imana itabare rero numva ari ibintu bikomeye cyane reka buriya ubona ingo ziri gusenyuka umuryango uri kwangirika akenshi ni satani utegura ibyo bintu none Imana ikaguhishurira ibyenda kubaho warangiza ukamenya inzira ugomba kubisenyamo byose kandi ukabisenya uhagaze mu buryo bukwiriye wabyumvise ndabyumvise noneho rero kubona uri umugabo ugiye gukora ubukwe ukabona kositime yawe wari kuzakoresha ubukwe yambawe na sobukwe cyangwa niba ifite mu ntoki cyangwa barumuna b'umukobwa uzashaka niba bakuzanira iryo koti cyangwa se basaza be cyangwa se nyina kenyera kuko iyo yambawe na basaza bawe cyekambarwa nuza basobukwe cyangwa uri sobukwe ariko abandi bo bazabikuzaniye mu ntoki menye ngo nawe ni kimwe na wa mugore nta rugo ufite urahari urasa neza ariko wa mugabo bitangwa n'abagabo b'inganzwa surabemera ko babaho abagabo b'inganzwa babaho umugabo w'inganzwa rwose ku buryo yitwa cishwa hanyuzwa hahindukira bene uwo mugabo abanza kubakira kwa sebukwe wabo nta nakaruri bagira Imana mutabare oyo nta nubwo abita kuri bene wabo buryo aragenda akibagirwa nyina akibagirwa akibagirwa bega umutima wose ukarundurira aho yashatse akibagirwa umuryango ntazavamo ingorane kuko yibagiwe imiryango ahubwo Imana iramuvuma bene uwo muntu kuko utita kuri se na nyina agomba kuvumwa itegeko bavuze ngo avumwe umuntu wese utita kuri se tubaha ababyeyi urumva kubera iki yarose ko ya mariage arayikoze ariko ntabwo arongoye umukobwa gusa ahubwo n'umuryango wose bahaje hamwe usanga minerivare zibanza n'izo aho washatse muri make mbere yo gutekereza biwanyu banza gutekereza aho washatse kuko uwo mugore arakudomina uri inganzwa imbaraga zituma abagabo babinganzwa Imana ibidufashemo irinda abo bagabo rwose wizere ko utarimo yangewe ndashima Yesu ko narimo ariko ni Yesu bura wabikoze abo bagabo rero Imana ibarengera
iya turacyasobanura kuri izo nzozi zo kwerekwa aho wumva tugeze ku muryango turaza gutanga umwanzuro inama twatanga aho ngaho nta yindi nuko urose ibyo bintu ushaka umushumba bisobanukiwe ugashaka umushumba wawe agufasha gusengesha agasenya ibyo bintu erega byose birangirira mu isengesho byose birangirira mu ntwaro yitwa isengesho si uguhunga urugo si ugutongana si ugutumiza imiryango ni n'ahandi uzasanga cyangwa se ukarota ubona ukoze ubukwe ukabona umugabo yambaye ikanzu cyangwa ukabona umugore we yambaye kositime yawe nabyo bisobanura ngo arimo ari kwigiraho mwiza imbere y'abantu hari abantu muri karitsiye avuga ati kana kafite umugabo mwiza koko ati wa mugabo nkore ko ntibamenye imibabaro uwo mugore afite aruzi ko nabo babaho ntabwo biziho ugasanga umugabo karitsiye yose isi yose izi ko nta mugabo mwiza nkawe ariko mu rugo umugore yarasaze afite ingorane ugasanga undi mugore mu rusengero arabyinira aririmba aratega amashyi ariko aranezerwa aravuga arakubita ibirori aranezerwa mu mwuka mwinshi cyane ariko wajya mu rugo ugasanga mu rugo ntazi aho igikombe kiba ntazi aho ipantaro y'umugabo ntazi uko abana barya mbega ariko hanze bati ati kana ko yashatse neza ubaye nk'abantu umuntu wambwiye ngo abantu ngo hari abakirizwa mu rusengero bagera hanze ntibakizwa hajya bisiga bagasa neza mu maso ariko imitima yabo idakeye namba cyangwa ugasanga wa muntu yisiga ahantu handi bakubera ntiyagira isuku ariko ati kana gafite umugore pe ariko umugore mwiza amenywa n'umutunzi n'umugabo mwiza amenywa n'uwatunze mushumba bavuze ikintu kiza gikomeye ibyo ni ibintu bikomeye ariko watangiye utubwira ngo mo hagati aho ngaho arimo kuvuga ngo umuntu iki kibazo kugira ngo agikire nubwo agomba kwegera umushumba we akamwegera ariko iki kiganiro nicyo ndabona ari Kigali ni Kigali cyane mu buryo bukomeye izi nzozi ko ziba ku bantu bamaze kwemera umwami Yesu n'umukiza zikaba no ku bantu batamwemeye abatamwemeye bo bazabigenza gute kandi nabo bazazirota nakubwiye se ko kwemera Yesu umwami n'umukiza ubwo n'ugusenga ko natwe mu ngo z'abakristo hari abantu batandukana yenda sore nk'itorwamo n'iryo mbamo ntitwemera twe divorce ariko kandi bari gutandukana abandi bari gushwanyaguzanya kandi basenze bose kandi sigira ngo mu rukiko imanza zirimo nizo abantu batabatijwe n'ababatijwe ariko abatijwe bose umunsi mu itora bajwe muri ryo ibi ni ibintu bifata umukristo bigafata umusilamu bigafata umugaturika bigafata udasenga n'usenga kuko shitani yanga ingwa adashingiye ku bukristo bwazo ubundi we nta kintu kiza satana kushakira abantu usibye Imana ubwo udasenga zabigira udasenga aragira arasegereza cyangwa udasenga ajya kuraguza akajya guterekera akajya kubandwa akajya gushaka ibindi bigirwamana akongera lisansi mu muriro bikabibaye byishino no kubuzima n'undi ruzi kavuga umugore bakamutuza aratse umugabo yatubona ati mvira mu rugo umurozi kazi induru zikabanyisha bakazana inzira bagacisha kuko batamenye neza ko umwanzi yatatse urugo aho rero iyo ubimenye umufatiwe umwanzuro ubwo umuti umuntu wese wabatijwe agomba gusenga n'utarabatijwe ntawe utazi Imana umuntu wese uzi kazi Imana arapfukama agasenga ibyo nta handi bishobora kurangirira nta wundi waguha kwihangana nta wundi wakura imbaraga zikorohereza ubuzima nta dushobora kuvana uburyo bwatuma ubasha gukira ikibazo kikuriho ukeretse gusenga no kwegera Imana n'Imana nizaguhishurira inama z'abantu iguhishurira inama z'abaguhiga iguhishurira ikintu cyose kikurwanya n'Imana ihishura ibihishwe biri mu mwijima ukamenya uko byitwaramo so rero gusenga ni intwaro ya buri muntu uwo ari we wese aho yabaherereye uko yabagenda nuko yabasa bivuze rero ngo yudasenga hari ndashobora kubasha kubona ibi ntibigombera ngo uri umukristo kuko mu mabiro yacu abo twakira bose siko basengera aho dusengera hari n'abaza bavuga irindi zina utazi hazi itangaza bivuga n'abasilamu kazi barazukabasengera n'abasilamu tukabasengera kuko nabo bakeneye kumva Imana ivugana nabo so rero ni urwo rugo rwatatse muri izo mbaraga mbi aho ni abazimu bakorera n'abadayimoni bakahakorera mu kwangiza no guhemukira imiryango rero Imana ugize amahirwe urarose ikweretse ibizakubaho urangije nawe ntumenye ngo usenge uracecetse uti sindeba babandi atereka mbyihorere maze satani yadukanye umuco uvuga ngo bakpasiteri ngo byose oya egera abantu babwira ikibazo gihari abo tuvuze ku bagize gute kubamaze gushakana kandi bari mu gusezerana aho ngaho ahubwo ngira ngo mu byo twari bagiye
ngize umugisha mwinshi cyane ubwo n'abadukurikiye bakurikiranye umushumba bumviremo aho ngaho gahunda cyangwa itegeko ni ugusenga kugira ngo Imana idutabare cyangwa itabara abantu muri iyo uhoraho usenya izo mbaraga ko imbaraga z'umwijima kandi aho niho abarozi bakorera niho satani ikorera niho abadayimoni bakorera kuko satani yanga ingo z'abantu uhereye kuza badasenga n'abasenga yego kubasengaho naferi rwose kuko ariko kubadasengaho batewe ngabo nta kibazo n'ubundi ni intumbi zirambye aho nzaca hejuru nigendera yego hari ikindi muri ibyo ngibyo barimo kuvuga nk'umuntu ubonye yageze mu rugo rwe yarakoze ubukwe ariko ukabona afashe buje barayimwambuye bakamwambura buje ariko ari mu rugo rwe hari ikintu utavuze mbere yuko tujya kuri buje wanyemere ko tugasobanura noneho kurota usezerana ariko nta mugabo uhari nabyo twari kubivugaho ntacyo nimba ari cyo iyo buje iyo ni ukwambura umucyo wo mu rugo rwawe yego ni ukwambura umucyo wawe yego abayijimije bayikwambuye bivuga ngo mu rugo rwawe nta mucyo muzarya mutishimye ni nk'uko waba utangiye kurya bakazimya amatara kandi buje igaragara nk'urumuri rwiza ruba ahantu rutuje ukuntu ufite igihe rurangirira barayikwambura ngo bakwambuye umunezero bakwambuye ibyishimo mu rugo rwawe bakuyeho rwa rumuri uzarya utishimye uzaryama utishimye uzabyara utishimye n'abandi bapfa urubyaro ngo uzabyare bane kandi umutera inda abandi bagashwanira ibintu byo gasanga urugo rwawe ni umwijima mu modoka bakagenda nta muntu uvugana n'undi bajya kurya bakiyaranja ku buryo badasangirira igihe kimwe umwe arya undi avuye ku meza cyangwa undi akabyuka mbere nyine nabo bademoni bamaze kwataka urugo bakarugeza aho hantu wari urimo kuvuga ko bwo gusezerana umwe undi adahari undi adahari ni urupfu ushobora kuba ruri ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe cyangwa ruri mu muryango wawe ku muntu wa bugufi ivyo nuko binteye ubwoba oya bigutera ubwoba gusezerana ugasezerana uwo mushaka gusezerana adahari ni ingorane tubwiye ngo ni urupfu ariko se ibyo nabyo agomba gufata intego yo gusenga nabyo no gufata intego yo gusenga kuko kuba rose wambaye ikanzu ari kuri wenyine yego hakabaho n'umuntu unasezerana ariko nta n'ikanzu yambaye bayimutwaye yego bivuze ngo ufite urugo rugoranye rwose tuzigera wishimira mariage yawe rw'ibibazo rw'inzara rw'intambara atari inzara y'ibiryo ahubwo inzara y'urukundo umuntu aba hatanezerewe akumva yasubira iwabo akumva yakora divorce urugo rukamubihira ariko haza abantu ugasanga umuntu yari makiye neza arasa neza arakeye ariko umutima warashize icyo twita kurenzaho kugira ngo ariko ubuzima bwakomeza amwe bikabagora agakora divorce byamaze kubagora so ngo iyo umaze kurota ko hari undi muntu winjiye akaza kubuza uwo munezero w'ubwo bwo bisobanura neza yuko mwatatswe mu buryo bw'umuryango nta munezero uzahaba icyo bisobanura ni iki rero ni ukuvuga ngo hakenewe amasengesho ashobora gusobanura no kumenya neza icyateye ibyo bintu mu rugo rwawe no gukanguka wamara gukanguka ugasobanukirwa ugatangira gutera ukwiye gusenga kugira ngo ubuzima bwawe hatangire kuza ibihe byiza cyane ni byiza ko icyo ukora nta kindi ni uguhamagara Imana kugira ngo igufashe muri ibyo bintu ugasenga ukaniyiriza nibura hagati y'iminsi 2 n'itatu wamara gusenga nibura ukagira amasaha yo gusenga no kwita kuri gahunda kugira ngo ubashe guhagarara kuri mariage yawe kuko satani arayirwanya arayihiga rero murabyumva none iyo baguhamagarira gutaha ubukwe ukagira ugasanga nta buhari menya ngo abarozi bamaze gufata izina ryawe n'inyenyeri bayijimije burundu Imana itabare ngo uzaze mu bukwazi ugasanga nta buhari menya rero kuko ubundi ubukwe buhuza imiryango yombi bihuza abantu nawe urabizi ubukwe abantu bahuru bakabutaha ubundi ngo nta byishimo uzigera ubona mu rugo rwawe murabyumva cya kabiri birota ngo ugiye gupfusha umwana cyangwa ugiye gupfusha umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa ugiye gupfusha umuntu wari ingenzi ku buzima bwawe wari ingenzi mu mibereho yawe wari ingenzi mu buryo bukwiriye ni byiza ko abadukurikiye ku bumwe bw'abera ministry mukomeza mukore comment share munaduhamagare mutwandikire tunabaganirize niba urota zino nzozi menya ngo urapfuye ikirere cyawe cyarafashwe abadayimoni baragifashe ikirere baragifashe bafashe business bafashe ijambo bafashe ngibyo rero cyo twita inzozi urota gutyo muri ubwo buryo ikindi kurota bakubikira ko ukunda yapfuye
bwacyo ugasanga ni muzima kandi bakubwira ko yapfuye kandi bakubikimuze ko umuntu yapfuye uwo muntu umva ubukwe bw'uko bakubwira ko hari ubukwe hari umuntu wapfuye hari umuntu ufite ubukwe ariko ntubu nabutaye basobanura ko bavuga ngo hari umuntu ugiye gupfa mu muryango we n'ubundi ni imbaraga z'abarozi kurota nk'urugero ndose nk'ubukankumba ndose Silas umbwira uti kanaka yakoze ubukwe ariko ntitugezwe ntitugendeyo bivuze ngo itegura inkuru mbi ku rugo rwawe no ku buzima bwawe no ku muryango wawe ariko ikibikuraho byose ni ugusenga Imana no kwegera Imana byamushobokera agasoma Zaburi 25 agasoma Zaburi 41 agasoma imirongo y'ibyanditswe byera agakuraho uwo mwuka mubi agakora amasengesho nubwo atakore umunsi wo kwiriza ubusa arakagira umwanya wo gufajya kujya imbere y'Imana ko ibyo bintu birakomeye kandi birarenze birimo n'ibyago binakomeye naho divorce ziri naho ibyago no kwicana guherereye ariko burya Imana ibaburiye abantu babyumva abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo bamenyeshe yuko Imana ikomeje kugenda icisha muri mushumba ibintu byinshi agenda dusobanurira kandi ndagira ngo ibyo wagiye urota nawe urabizi ugende wiyumvamaho muri uwo mwanya kandi ukimara kubyumva uhita utangira gusenga uhamagare mushumba ibyo ubona udashoboye kumenya neza agusobanurire mushumba utubwiye ibintu byinshi bikomeye kandi byiza nibyo koko ese uyu muntu arose nanone reka mubaze ikibazo kimwe nubwo turi kujya ku musozo uyu muntu arose ageze muri wa muryango ariko akabona barimo baramwirukankana baramwirukankana kandi ubukwe yarageze mu bukwe yagiye gusaba bagiye nko gusaba akabona baramwirukankanye akabirota byo wabidusobanuriraho iki inama ya mbere gereka amaze nanga inama gusobanura nuko ibyo ubona byose mwiyerekwa iyo ubaye maso no Imana ibabikuye iyo ubaye maso Imana ibabikuye haba hakeneye uruhare rwawe mu gusenga no gukuraho za mbaraga mbi no kwirukana iho rya Satani ku buzima bwawe ariko ubundi by'ukuri burya cyaje mu nzozi kiba gifite nka 55 gifite nka 50% cyo gusubizwa icyaje mu nzozi cyose ukakibona ari urupfu ari icyari n'ibindi byose ukabibona Imana ikubure ngo gira gutari byo kubwira nk'ibizakuru ko bivuga ngo itegure hindura ibyo bintu rero kubona bakwirukaga n'ubundi nta rugo ruzimufite uzagenda bakwirukankane bakurebuze bagukurikirane ariko ikintu cya mbere gikuraho ibyo bintu byose ni ijambo Paul yabwimana ngo twe dufite ubwoba dufite umwuka w'Imana turimo ufata ibitekerezwa dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya ngo twiteguye guhora so imbaraga z'amasengesho nizo zonyine zifata iyo umva udashoboye hamagara umushumba hamagara babisigiwe nayo nibikenera uzaduhamagare tugufashe kurwanya izo mbaraga mbi kuko urugo rwawe rumwe ruribwa n'abadayimoni kandi ku mbaraga ufite wagombye kurugarura nibyo ngibyo ndafashirwa aho ngaho ndanasobanukiwe n'abandi bakomeze basobanukirwe ni kimwe muri ibyo bintu utubwiye hari n'undi uretse kumbwira arambwira ati nagiye gukora ubukwe ariko ndota mabukwe n'ubundi turacyari muri ibyo by'imyenda n'amakanzu n'ibiki byose ati ndota mabukwe antwari kanzu arayirukankana ngo ayisha mu nkangara ayisha mu nkangara muri make umuhungu wari mu nkangara atayisha mu nkangara ati njya nkurikirana ziriya nyigisho muduha n'ibiganiro muduha ati nk'icyo kintu uzakimbariza umushumba none ko yamwibye akayisha mu nkangara wamusobanurira iki ko yenda ashobora kuba ari n'abandi mukura muri iyo nkangara urumva hatwaye ikanzu nkajyanye n'umugabo uvuga ngo nyirabukwe urugo rufite gutya he icyo yasha yavuze ngo bakubite barabukubise uwo muntu ubona asenga isengesho rikura umugabo we muri iyo nkangara asenga isengesho rikura umugabo muri iyo nkangara urumva nyirabukwe icyo yashatse gusobanura Imana yashatse gushira uwo mugore yuko nyirabukwe yafashe urugo rwe mu ntoki afata kandi urabona inkangara ni ikintu kizana mu bukwe bajya bazana none urumva gufata umugabo akamushyira mu nkangara ngo nyine yarapfundikiye hano bashobora ati mu byaraba cyangwa mu byihorere mwirukane cyangwa uzanuriye uvuga ngo uwo mugore nta rugo afite aragomba asenga isengesho ararufite ariko nta muneza agira asenga isengesho rikura umugabo we muri iyo nkangara harakaho oya ni ibintu bikomeye aguhamagara ubwo amavana ahubwo tumye nibuka turamukuramo mu izina rya Yesu araguhamagara kuno gukurikirana iki kiganiro ndetse hari n'abandi bashobora kuba barahuye n'ibyo bibazo hari n'undi ngo mu rugo umugabo yazanye ariko ngo akarota mbere yajyaga arota ngo agera mu rugo ahura n'ibibazo ageze mu rugo rero yazanira umugabo ibyo kurya umugabo akabanza akamukubita urushyi
mbere yuko bajya gusanya akamwasa urushyi rw'amatama. Urumva ko yari yarabirose na n'ubu rero biracyahari kibona naramuvuga namuhaye nomero zawe ngo azaguhamagare. Urumva hari n'abandi bafite ibibazo nk'ibi. Reka tumuce intege ariko tunamwubaka kuko Imana yamuburiye ntiyumve yanze kumva. Rero nasenga ihindura amaboko yiwe, amaboko yamakubitaga asoma aterure Bibiliya, amaboko yamakubitaga agire gute arambura ibiganza Imana asenge kandi ku Mana birashoboka. N'abandi bakurikiraho rero bakomeze bumve kandi basobanukirwa baguhamagara bagira inama uko birashoboka kugenda neza. Muri aka kanya rero turimo kwinyura mu kanya ko gusoza, ariko turanabashimiye ko mukomeza kugenda mukurikirana muhamagara mushumba ku bumwe bw'abera ministries, namwe mwese mukomeza kugubwa neza. Ese mushumba ntacyo watubwira hanyuma iyo kunyagwa ibyacu ariko mu nzozi twabibonye nitubikurikiza? Icyo nzi cyo hagacira inzozi. Yego. Kurota ni kimwe. Yego. Ntawe utarota twese. Impano yo kurota umuntu wese arayifite n'umwana, ariko ntibahawe gusobanukirwa rimwe. Shaka umuntu agusobanurira inzozi baguhamagara rero ntacyo bintwaye nimbonye akanya ariko ushobora kubona no kwisegura hano nahamagara mu gihe ntabasha kuboneka birumvikana, ariko iyo mbonye akanya ndamusubiza. Ikindi urangiza wihuze n'amavuta y'abantu bazima, wihuze n'amavuta y'abahanuzi, abantu bamenye gahunda yo gukorera Imana. Hari abantu usanga bafite ukuntu batinya ibintu muri bo, ugasanga afite uburyo bakora, ugasanga afite uburyo ngo baravuze ngo ihuze n'umushumba, ihuze n'amavuta y'umushumba, ihuze n'iki cyagusaba ugikore kugira ngo ushobore gusenga uve muri ako karindagiza nayo marira. Kandi amavuta rero warayahawe, nanjye ndanayafite no barayafite yo gusenga no kubomora, gukura abagore mu nkangara babashyizemo, no gukura nk'abagabo muri urwo rutebo babarunze. Hari n'abandi bashyira ku musego reka atuko seguye kano gati niko kiza umuhungu wanjye kuri uyu musego. Hari no waroze bamukurura ukuguru baziritse umugozi. Ibyo byose Imana ihimbazwe ko mushumba Imana yamuhaye ubwo butware kandi ikomeze kumukoresha. Mukomeze baguhamagare kugira ngo Imana ishimira kubohoye kandi iragutabaye. Ndaguhanura nkubwira ngo ibyo akubaho nibizongera kubaho. Hamagara tugusengere, niba tubonane tukubwira icyo ukora. Amavuta y'Imana kuzeho ubugingo kuzeho kandi ugenda ubohoka. Imana yaguhishuriye kugira ngo ubashe gutabarwa. Ni cyoroshye kubohoka no kugarura abana bawe. Iki kintu kimwe aho ngaho. Hari n'igihe uruta ukamubwira utwana baratwiruka nkanyura tumenesheje, ngo nta buzima uzigera, nta buryohe bwo muri urwo rugo, nta kunezerwa no gusanga umuntu afite umubabaro mwinshi cyane. So amavuta arahari, imbaraga zirahari, tuzasenga birahari, uko tuzakora byakunda. So Imana ibampera umugisha kandi mugubwe neza. Babwire ngo nakagaruka kuri umwe bw'abera ministries muko tusenga kandi vuga ngo dufite gahunda yo kuvuga ngo ibi bintu birafatika. Iyo ushatse Imana urayibona kuko abantu bahuye na bino buzima n'ukuri. Muri tunaganira ubutaha twerekana ibintu byinshi bikomeye bivuga ku nzozi. Nundi zatubaza urakoze Imana ngo umugisha. Wadusabira umugisha nk'umushumba wacu. Urakoze Imana, turagushimye kubanye natwe, niwe usobanura byose, niwe watanze impano zose, utanga ubwenge, utanga icyerekezo. Reka tubwire ngo turashoboye kandi uzahora ukora kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukomeze mwandike, mukore comment, muduhamagare, muniyandikishe. Turi kumwe na hagaruka. Bye. Amen.